Yes, reka rero tubifurize kugira igitondo cyiza shuti bakunzi ba Top Kivu News, twizere ko mumeze neza cyane umurereye ari hose. Tubahaye ikaze rero mu makuru azindutse agezweho muri iki gitondo cyo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Tugarukanye amakuru menshi cyane rero bwana Fisi tugiye kugeza ku bakunzi bacu. Niko bimeze cyane nanjye mbifurije kugira igitondo cyiza kabisa. Hanyuma no mu makuru tugiye kugira tugarukaho turagaruka n'ubundi ni kuri ya mirwano ikomeje kubera mu nkengero z'umujyi wa Goma, nako turibuze kubabwira imirwano ikaze cyane yaramukiye muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kubabwira ibyo bice byose imirwano iri kuhaberamo, ni bande batatse ibyo byose rero muraza kubyumvira muri aya makuru. Nibyo koko, reka mbabwire ubundi ibingibi nibyo tuba dushaka kumva. Ibingibi nibyo tuba dushaka kumva intare za Sarambwe zabikoze. Uyu ngo bamwita General Carlos Jose Aritino de Santos. Uyu nguyu wakibaza ngo nuwahe? Uyu nguyu nuwo murangora, umugaba mukuru w'igisirikari cyangora. Wakibaza uti uyu mugaba mukuru w'igisirikari cyangora nibiki amenye cyangwa se n'icyabonye? Uyu mugaba mukuru w'ingabo bamuhereje ibaruwa ya Kasamutwe tujya kuza tugarukaho. Ese ibaruwa yari irimo ibiki? Igaragaza ibiki? Ko M23 imukubise akanyafu hehe kunda, imukubise akanyafu kunda. Gute rero byose rero muraje mubimenye, bifitanye isano rya cyane na cyane 5 n'intambara iri kubera hano kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Pacifique, sinibyo gusa FDLR zari zigiye kwiba inka, ariko ibyo zihuye nabyo hariya zagiye kwiba inka, ariko tekeza kujya kwiba ugasanga bugiye kwiba bamenye yuko ugiye kwiba. Uzi byababayeho uburyo kibyagenze n'uburyo kibyabayemo byose turaje tubabwire byose akantu ku kandi nta na kamwe dusize inyuma. Mu yandi makuru kandi turababwira ko mama 23 bitarangiriye aho ngaho rwose, ikintu kijyanye no kubabarira abicanyi cyangwa se abakomeje kubagabaho ibitero byakomeje kuba bigorana cyane. Ubwo nta handi ni muri territoire ya Warikare, aho beshi bavuze ngo M23 kuzasubiramo bizaba ari amateka. Ayo mateka rero bazi yuko atashobokaga, ubutayari byamaze gushoboka kuko ibice byinshi bigiye bitandukanye bamaze kwa babyinjira. Ibyo bice byose turaje tubigarukeho tubabwire n'icyabaye kuri aba basirikare b'Abafaransa ndetse n'Ababiligi, ni nako kandi tuza kubabwira ku kijyanye na Wazalendo ndetse na FDLR ibyo bahuye nabyo, kuko ni ishyano rikomeye cyane bakubiswe ku buryo ubukaze. Yes, ni gute rero igisirikari cya Tanzania kiteranyije na FRDC kikongera kikiteranya na Angola bakubitiwe ahangaha muri Kasenga, ubwo twerekeje muri Kavimvira. Gute rero bahakubitiwe ahangaha? Habaye ikitwa urugamba ndakurahiye mw'abantu mwe, urugamba nakubwira ngo ahangaha ruri M23 bisa naho yabikoze mu buryo bwo kugira gute kwihorera ku rwego ruri hejuru cyane. Yego, byose rero turaje tubabwire hano muri Kasenga bigenze bite, byatangiye gute, byarangiye gute, ese iyi mirwano iraza guherera hehe? Ngayo ngo korero. So ubwo rero mw'abantu mwe shuti bakunzi bacu ba Top Kivu News, murabizinza cyane ko hano kuri Top Kivu News muri umuryango mugari kabisa. Tunabashimira kuba kanzi kuri subscribe, ni nako kandi tubasabye muri iki gitondo ngo mwihangane mureba aho handitse like cyangwa se aragakumwe kareba hejuru, nimurangiza mukandeho. Ibi birasa kudufasha kugira ngo nabagenzi banyu babashe kuza kubona kino kiganiro, kandi muze gukora share, mujye no muri comment mwandikemo mutubwire ko turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma ari bwana Fisi, ubwo tugiye guhera kuri ayo makuru n'ubundi ashyushye. Nanumvise uvuze ngo M23 yagize gutya ifata abanyangora, abasirikare ba Tanzania, ifata n'abasirikare b'Abarundi bose kubita mu gafuka iratimbagura muri Kazinga. Ntago yabafashe ibyo kugira byo kubafata nyine bugwate. Aha rero nyine babafatiye ahantu hamwe barahondagura. Aha rero ni imirwano ni ukuvuga ngo aha ubundi byagenze bite. Aha ngaha bateguye urugamba rwo kwataka M23 aha ngaha muri Angola, nako aha ngaha muri Kasenga ndetse ubwo ni muri Kavimvira. Aha bakimara gutegura urugamba, ariko Wazalendo bazishyira ku ruhande, bazuvuga ati uru rugamba tugiye gushoza ahangaha ntago mwebwe muri buze kurujyamo. Aha rero niho byabereye ikibazo gikomeye cyane. Ahangaha Wazalendo byazibabaje cyane kumva zo bazifata nkaho zidafite umumaro hano muri uru rugamba. Aha rero icyabaye niki, aba basirikari bagiye kwataka. Mu kujya kwataka aba Wazalendo kumbi bari bamaze guca inyuma, barangije bamwe babwira M23 ati muratatswe, kandi mwatatswe n'Abatanzania n'Abanyengora.
M23 urumva nk'abantu bafashe amakuru nubwo bayahawe na aduyi ariko bari bagize gute bavuze ati wenda bishobora kuba ari ukudukinisha cyangwa se ari byo reka twitegure tube standby. Aha rero M23 icyo yakoze yasize abasirikari bakeya aho bari mu birindiro byabo cyangwa se muri defense zabo muri defense yabo aho bari abandi baragenda uko bari bamaze kubaha amakuru y'aba basirikari aho bagiye guturuka kandi n'uburyo bagiye kuzamo barangije M23 icyo bakoze bakugendeye barangije kubera ko bari bazi uburyo kingo bagiye kuzamo bari mu byiciro bibiri. No kuvuga ngo icyiciro cya mbere cyabanje kiraza icya kabiri rero nicyo cyakubitanye n'abangaba bari baturutse muri defense za M23 ahangaha icyababayeho iki cyiciro cya mbere bishemo umunyangora umwe ndetse abandi barakomereka b'Abatanzania. Yego. Noneho rero bakimara kubwirwa yuko abari baraho ngo bahise bakomunika bagenzi babo babanje kugenda bwa mbere bagiye muri izo defense za M23 barabwira bati hano turatatswe kandi umwe bamaze kumudukuramo. Ubwo abo ngabo bahise ko batangira kugira gute gukina igitsibiru. None cyaje gukurikiraho n'iki rero babandi bavuze ati ubwo bagenzi bacu babishe twe tutarahagera twebwe ubundi turi kujya he bahise basubira inyuma ariko mu gusubira inyuma basubiye inyuma n'ubundi bamaze kugira gute bibutse ibitereko basheshe ahangaha n'ubundi intare za Sarambwe zari zamaze kubagiramo bagiye gusubira inyuma bumva intare za Sarambwe kera tayari kabaye amasasu yabaye amasasu bari kubarasa mu bigongo wagize ngo hari ryari saa 11 n'igice z'umugoroba z'igitondo saa 11 n'igice umukanya kata nibwo uru rugamba abangaba bari batatse M23 bari bazi ngo barasinziriye babazi ngo bari kwita wenda barabyutse bari kujya muri douche bari bize mu bintu bijyanye n'ibya gisirikare isaha yose ku rugamba irakoreshwa kandi uko byagenda uko ariko kose iteka umusirikare iyo ari ku rugamba ahora ashakisha buryo niyo uhumirije gato aragutapura uko byagenda uko ariko kose sinzi kugutapura niba usobanukiye byari byo ariko urabyumvise kubita kamwa nukwita kurasa byihuse kugira ngo igihe ugihumirije nyine gatoya we yaba yagushora aba basirikare bangora bakunda kwataka mu rukerera na buri kanya ahubwo ubusuzi ngo birarangiye bakunda cyane no mu rukerera barahakunda utwo tumisiyo twabo twa mu gitondo erega nibwo baba bafite swaga ahubwo baba bazi ko abo bagiye kwataka buri mu gitondo ibitotsi babirindwa mubi ibitotsi ku musirikare noneho w'intare byihorere basinze niyo basinziriye hasinzira babiri abandi bahagaze ndakubwiza ukuri ko bano basirikare ahubwo hari ibintu bari bapanze byo gukora ahubwo bitabahiriye ngewe ikintu numvisemo bari bateguye nyirizina bari bazi yuko intare za Sarambwe zititeza urugamba no munsi sibyo basa n'abatarwiteguye wenda bitewe n'igihe gishije batagabwaho ibitero baravuga ati none dukoresheje izimwaye dushobora kubataka tugasanga bari bize mu kuntu cyane batwiteguye tukabarasa kumbi intare za Sarambwe aho ngaho zo zihora ari standby zimeze fresh ziteguye urugamba nibwo rero baje ubwo bahura n'ibyo byago none nabo ngabo basuye inyuma bahunga bisanga bari mu intare za Sarambwe zakoresheje zo kubanza kujya kugira gute nko guca intege abari baje bambe kuko amakuru bari bayafite neza ko Wazalendo si abantu bo kwizerwa waraye Wazalendo si abantu bo kwizerwa ubundi M23 yagakwiye kugikoresha icyitwa amafaranga menshi ikajya yamenamo muri za Wazalendo zikabihera amakuru ngo Wazalendo sabo kwizerwa ariko se reba inzara baba bafite byonyine se abarundi bo nabo kwizerwa abasenda n'abarundi ariko bose kimwe ariko bana Nyagasani butansetsa muri iki gitondo abazirikare b'abarundi birirwa bataka inzara imapataro nta kibakwira reka rero twerekeze ku yandi makuru hano tureka kuganira reka tujye ku yandi makuru reka mbanze nanjye mbabwira ibintu byabereye hano muri Prede Ruzizi n'ubundi bijyanye n'ibyo bitero mbere yuko wenda uza kuhimuka sinzi niba ariho warugiye kuvuga ariko reka mbanze mbabwira iyi nkuru nayo yari ikenewe hari amakuru rero yazindutse atugera muri iki gitondo ariko n'amakuru y'incamugongo ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi ingabo z'u Burundi zararushye bwana Fisi ndakubwiza ukuri ko wagira ngo
hari umurozi wazirogeye wo gutuma batsindwa iteka ryose. Bari bagerageje ibindi bitero bishyashya, rero ni ibitero byaturukaga ahitwa hano rwose ni hano uzamutse gato n'umuhanda Predos usa n'uwerekeza za Sange. Nanone kandi bongeye kugerageza ibindi bitero nyuma yuko ku munsi w'ejo bakubiswe ku buryo bukomeye cyane, bagerageza ibitero Bwana Fisi bashaka kujya kwataka intare za Sarambwe kuri defense ziri ruguru gato yaho bitasange. Bashakaga kuhita bakataho bitabwegera ngo bakahita berekeza Kamanyora bagafata umusada wari guturuka Kibitoki hakurya bagatangira gusheringa hano za Kamanyora. Ni mu mugambi wa Kinshasa wo kugira gute wo kugaba ibitero ku buryo bukaze ndetse bunakomeye cyane. Amwe mu makuru rero ari kutugeraho n'ubundi ajyanye n'urugamba ruri kubera hano mu iki gice n'undi cy'Uburasirazuba. Noneho bano basirikare Burundi Bwana Fisi bakubiswe ku buryo bukaze ndetse bunakomeye cyane kugeza amaginga yangaya. Amakuru ahari ari kutwemeza neza ibyababayeho nuko bazamutse bagiye kwataka ahubwo basanga MV3 uno munsi abasirikare baraye patrouille cyangwa se baraye ku mutekano nibo basanze mu iryo bice mu rutero. Niho uvuze ngo bakunda kwataka mu gitondo, wagira ngo barabibaroze saa 11 rwose zitararenga mu masaa 10 nibwo amasasu yatangiye kumvikana. Na makuru nahawe na wa mutara munyinura nawe uramuzi, yahise anyohereza kamishaje ambwira ati urugamba ruratangiye. Rero bigejeje aya masaha ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi tabona umusirikare numwe wahunze ukwe, buri muntu agiye ahunga ukwe, nta muntu uvuze ukwataka mu gitondo n'ubundi hano muri Uvira abasirikari baraye kuri patrouille babarashe amaguru babarashe mu maguru bari kuri patrouille batatu. Abasirikare batatu babarashe mu maguru bari ku maguru cyangwa mu maguru ku maguru hano mu mavi nyine numvise ngo mu maguru bari kuri patrouille batatswe mu buryo bukomeye cyane rero birangira babarashe ku maguru. Naba ngaba rero babagize ibirema, abandi babaciye amaboko, abandi babarashe mu nda, sinzi niba bazavurirwa he. Kandi intare za Sarambwe abizi ko rwose zavuze ko nta mateko nuba ngo bazababona umusirikare w'umurundi gutayanzwa bamurangize bamurasurwa mu mutwe bamubwire ngo rero Bwana Pacifique reka duhite ko twerekeza Igoma, sinzi nimba ayo makuru uyarangije neza. Amakuru yaho ngaho ndayarangije, gusa tukiri muri Kivu y'Amajyepfo hari hakiri yandi makuru cyane turahagaruka ntari biyerekeza kuri Goma ku makuru ashyushye. Ahangaha uretse kari ubusambo nyine bwa FDLR ariko hako n'ibitero birakomeje, n'ibitero hariya ibitero birakomeje ariko noneho ngo biri inyuma kure nko mu birometero bigira hafi nka 40 si 20 bavuga ahubwo ni nka za 40 hiryo kure. Erega Bwana Fisi ni ugeze hano za Kanyerucinyi warenze Goma ntikure. Goma iri hano hafi riga n'u Rwanda, iri hano hafi na za Rubaye na za arya hano na za Rubavu iri hafi na za Rubavu ni hafi ku Rwanda. Bivuze ngo rero iyo za Kanyerucinyi na za Mutaho ni kure cyane, ni kure y'umujyi ndetse na za Nyiragongo cyangwa za Mugunga iyo ngiyo rwose ni kure. Ni umujyi yego byitwa kari Goma, ari hafi na Goma ariko ni kure. Rero Pacifique aha n'ubundi izi FDLR zaje kwiba ariko zisanga bari baziteguye. Izi FDLR zaje kwiba inka, yego ziza zifite ibyuma n'indobo n'ibiki byose, urumva nawe ibyo zari gukora niki, ntabwo zari gushorera inka, nukubaga zigatwara inyama barangiza ndetse ubwo ba nyirazo urumva wenda bari kubahambira cyangwa se nabo bakabica mu gihe bagerageje kwirwanaho. Ariko icyaje gutungurana aba FDLR aho bagiye kwiba inka basanze basanga nta muntu n'umwe uhari, basanga nta muntu n'umwe uhari, ahubwo ibyo baje basanga inka zo zirahari bazibye, basanga inka zirahari. Bari batatse ingo 3 zegeranye zose zari ziri mu inka. Ahangaha aba ba FDLR bakinjiramo bakubiswe n'inkuba. Gute urugo rwa mbere nta muntu urimo, urwa kabiri nta muntu urimo, urwa kangahe nta muntu urimo, none ibyo izi nka baje kwiba zo zirimo rwose. None usanga nta muntu mu mihanda baba bagenda bahura n'abantu, byo nibisanzwe ko buriya nta muntu bawitaye kundi ngo ngagiye muri ibi ngibi cyangwa se ngo n'umu FDLR ngo babimenye. Reka FDLR bazi kwiyoberanya, baza batambaye imyenda bazitwaye bigira ba nyirazo bari bagiye kugisha cyangwa kuragira, baza batambaye imyenda igaragaza umwambaro wa gisirikare cyangwa se uniforme runaka, baza bambaye nk'abasivile bisanzwe, bakaza reko bafite ibikoresho byo gukoresha akazi kabo n'imbunda nazo za pistole bazifite. Nuko rero bakimara kugera aho ngaho icyababayeho rero niki, batangiye gukingura ibiraro ngo binjiremo, nibwo baje gusanga bose bagoswe n'intare za Sarambwe. Icyo bakoze nuko yamanika urugo rwa mbere bayamanitse, baravuga ati imbunda zibari hejuru turemeye.
n'urwa kabiri urwa kabiri rwo noneho bo bamanitse ariko baratirisha bagerageza kwirwanaho ko nta numwe waharokotse muri bane bari bahari bose bahise ko bababoneza amasaso kuko wageragezaga gukora hano ngakuremo imbunda tayari ubwo byahise birangira nanone urwa gatatu narwo nuko byagenze bayamanitse baremera barabahambira aba FDLR bagera kuri 7 bose birangira babakubise imvuto abandi nabo batatangajwe umubare bapfiriye aho ngaho birangira nyine tayari ubwo niba nuko byasikoze ko amakuru hano avuga ko nta numwe wagize aho ngaho waharokotse nibyo rero byabere hano muri hafi na za Nyiragongo akobura ntibagambaniwe nyine Ese urumva batagambaniwe n'umuntu warufite ariko kugambanira FDLR umuntu wazigambaniye ajya ahora zigambanira nubundi zikora ishyano we zaje urabona byanga bikunda buriya Pacifique niyo byagenda gute zire FDLR zera muri Nyiragongo ziza hano mu baturage zikajya gute zifitemo abantu bazo nabo rero byanga bikunda intare za Sarambwe hare ziba zifitemo abantu baziha amakuru rero abantu b'intare za Sarambwe bashobora kuba bagize gute bamenya amakuru kuri abo bandi nabo bahabwa amakuru na za FDLR ariko nabo ntibabura FDLR zirakora ishyano abo bantu bazo barapfuye erega byigeze kuba n'ubundi bica umuntu igihe mu vetro yamenyaga ubagemurira ibyo kurya ewana baragiye abitwaga ngo gaburiro wabizi FDLR hari muri Nyiragongo bafite abagore za Mugunga bafite abagore za Ntuze aho za quartier Ndosho bafite abagore za hano za mu mujyi ndani muri Goma bafite abagore n'abana rero abo ngabo ndamenya neza ko bagambaniwe ariko kuva bagambaniwe mwitegura ikintu kigiye kuba kidasanzwe bureye kugambanira FDLR zikakumenya Havira ira filime narayirebye nayirosa amezi 6 hari akagabo karimo bafashe umuntu baramuzi Goma rero bwana Fisi imirwano n'ubundi iracyakomeje mu bice bya za Nyiragongo yo ruguru za Mukengwa za Mutayo ngiyo rwose ibintu biracyameze nabi cyane MV3 gusa amahirwe hari nuko ari iri kugira gute iri kwataka ntago rero MV3 yarekera na rimwe yamaze kubona amakuru yuko FDLR zifite gahunda kuza kwataka Goma kandi cyo bashaka ari gushyira umutekano muri Goma ndetse no kurengera abaturage gira ngo arabibonye ku munsi w'abaguru kuntu bari bishimye bazero birabyishimo hagize ikibyitambika niyo mpamvu Makenga tasinzira cyangwe ngo abasirikare b'intare za Sarambwe ngo basinzire urugamba rurakomeje gusa nibo bari kwataka bari gushakisha zira FDLR ku bwishi reka tujye kivuye amajyepfo nanone turebere hamwe imirwano iri kuhavugwa twerekeze hano muri Karema aha ngaba bahita muri Mamba aha ngaha ikitwa umurundi yego umudede arakubiswe ku buryo bukaze yakubiswe guhera ejo akubitwa na mu gitondo barongera baramuzinduka ejo yaratatse yataka defense za M23 ku ntare nimugoroba mu masaa 11 gutyo urumva saa 11 abari igihe cy'umugoroba ndakumva imirwano irakomeza bigera nimugoroba nka saa 2 gutyo nibwo nabonye amakuru ariko mbwa ati none imirwano isa naho ituje noneho rero byaje kurangira gute rero mu gitondo koko ubwo bamwe bagiye kuryama nabandi bajya kuryama mu gitondo rero mu 23 bavuze ati uwaguhaye n'ubundi nawo bugomba kumuha M23 nabo ihita ko irongera irabata kibasanga nabo muri defense zabo irashwanyaguza defense zabo zigira uburere irongerera ashwanyaguza koko abarundi barahunga bariruka nkaravuga ati ikisigaye n'ugukizwa n'amaguru tayari tukerekeze iwacu Burundi ahangaha none turabona ibintu byakomeye cyane rwose ariko sibo gusa bwana Fise amwe akuru nabonye uramutara amaduhereza je nabonyemo n'ibintu by'abanyangora n'abatanzania ntago babatatse bonyine bagiye ari coalition nini n'ubundi bagiye ari coalition ariko ahanini hano abarundi nibo bari bayoboye erega n'ubundi abarundi nibo bayoboye urabona ibi bice n'ubundi nibyo hafi niwabo aburi abarundi ahanini uzarebe bari aho biganje cyane biganje ku gice gisatira hafi n'imipaka yabo erega ikindi hagiye hariyo bake mbarwa cyane ikintu erega kigaragara aba basirikare b'abarundi bamaze kumenya amakuru yuko buno nta n'ikintu bari kurwana niyo mpamvu barwana badefandi wabo
barabizi kandi ko intare za sarambwe bashobora kuziyagaza cyane cyangwa bakazishotora cyane bikarangira zirasha i Burundi. Rero ahangaha muri aka gace ka Mamba M23 yakagize umusaki muri defense z'aba barwanyi, irangije yongera yisubirayo, ntabwo yavuze ngo igiye kugumana ibyo birinde kuko ahari yabonaga yuko wenda nta musoso urimo, icyo ashaka kwarago utanga isomo kugira ngo nejo n'ubundi nejo batazagaruka ica gasuzuguro gakomeye cyane. Nanone bwana Pacifique, hari amakuru twari twavuze y'uyu mujenerali bita Gen Carlos José Aritino de Santos, umugaba mukuru w'ingabo za Angola. Ko yitwa amazina. Ikinyamakuru Angola Post nicyo cyanditse iyi nkuru. Cyanditse ngo ikirere. Iyi nkuru ejo nge nayibonye mu gitondo. Ingabo za Angola zari ziri kurwana. Bazishe ku buryo bukomeye cyane, ndetse yabo niyo yabyandikiye iwabo nyine. Ukuvuga ngo hano icyabiteye nuko uwari uyoboye urugamba ari we wishwe. Wari uyoboye urugamba yishwe, none akimara kwicwa rero ndetse bagenda bakusanya n'ibindi byagiye biba. Abasirikari bangora akaga kose bagiye bahurira hariya, barangije bamishyira mu ibaruwa imwe, barangije baramwoherereza, baramubwira ati reba ukuntu turi gutesekarira hano, turabura ibi nibi, turashaka iki, ariko icyari kirimo basabaga kwitahira bakava hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ko nta nzara batatse, reka bariya nta Angola ntago abasirikare babatakwa bataka inzara, reka na Tanzania kandi nukuzarebe ntago bajya bataka inzara, ahubwo abantu bayitaka n'abarundi bamaze kuba Abarundi, aba FARDC wazarendo bose barabataka inzara ngo ibamereye nabi, ariko bariya bo ni nibisambo baranasaba, ni nko kumva umucashuro yatatse ibyo kuri. Ariko abangaba bo baje ku gikorwa cyabazanye, bakaba babateguriye ibyo kurya, kandi niyo bagiye kurya bano ntago bajya gusangira ngo n'aba FARDC n'ibikire kareka barya ibyabo. Abarundi bo banafite defense zihuje n'iz'abarundi, bo barabana, abarundi bafite defense zivanze n'iz'aba FARDC na wazarendo n'intera hamwe FDLR zirabana. Hanyuma rero babifitiye defense zabo n'ibiryo byabo n'imikoranire yabo, zaba ingabo za Tanzania n'ingabo za Angola, ubona ko zifite discipline, zifite uburyo zigendamo nyine bwiza, buryo bwiza, n'imyambarire yabo yabigaragaza, n'imiterere n'uburyo bakoramo akazi kabo, ni ibintu byigaragaza. Nubwo batsindwa ariko nako baba bagerageje gutegura. Reba nka operation yabaye ejo bundi cyagiye watubwiraga, bari bagiye ari abasirikare benshi, ariko baravuga ati dushobora kuza kugwa muri ambushi, mwe ni musigare. Noneho mwebwe muraza gutanga ubufasha mu gihe tuza kwa duhuye n'ibibazo. Usibye ko basunye bakanga kujya kubatabara, ariko wabonaga yuko ubwo bwenge bo babigize. Mu gihe abazarendo n'abarundi bagenda igihiriri, bazi ko kugenda ari benshi ariko kugira gute, ariko gutsinda. Hanyuma ari bwana Fisi, reka dukomeze amakuru niba nta yandi yo muri Kivu y'Epfo ufite tute kwigira muri za Warikare. Arangiye amakuru bisa naho arangiye nari nashoboye gutara muri iki gitondo. Yego, reka nanjye nkafatemo rero ku makuru ahari nakomeje kugenda mbona. Hari telefone nakiriye mu kanya. Iyo telefone mbanza gusa n'uhariraho n'uwo muntu gatoya, ndamubaza ati se bimeze bite iyo za Warikare. Hamwe ati Warikare rero ubutuvugana ati twe kimwe kisa na kimwe cya gatatu twamaze kukinjira. Ubwo nuvuga ngo kimwe cya gatatu cya Warikare, muze ngo bahasige kimwe cya kabiri, bahasigaye ibice bibiri bagomba gufata kugira ngo Warikare yose ibibaye tombe. Ariko igice bafashe ngo ni igice ababiri cyose bari barashyizemo rwa rukuta twajyaga tubabwira buri munsi rugoye kuba barumena. Noneho ngo binjiye, nicyo bakoze, binjiye bagenda barasana na FDL n'abazarendo bashyize hariya. Ikintu cyabatunguye rero bwana Fisi nuko basanze na buri muturage atunze intwaro. Umuturage wese utari kwiyumvamo mvuga hariya M23 ikimara kuhava, bakoze ikintu cyo guha abaturage bose babikeneye, banabona ko bafitiye ubushobozi, bazi no bashobora no kuzirasisa, by'umwareka abagabo abagore bibana, ndabara babandi baba ari abapfakazi cyangwa babandi baba ari abagore gabo. Hari abagore bameze nk'abagabo, so bazi se baraba bazi gukoresha intwaro. Abakongomani ku ntwaro rero ku bintu bijyanye n'imbunda babyumva vu cyane rwose. Arabizi ko ushobora kugera mu Rwanda ukazenguruka hafi akarere kose usanga nta muturage uzi intwaro.
ariko muri Kongo biragoye ko warenga urugo ugasanga nta muntu waho urimo utazi kurashisha imbunda, biragoye cyane. Hano muri Walikale rero niko byagenze, abatari bayizi bayirayitojwe maze baragenda bubaka icyitwa urukuta 23 yakinjira abaturage bakayirasa ku buryo bukomeye cyane. Sinzi strategy bakoresheje, ariko amakuru mfite nuko bakoresheje ubundi bwenge bwo gukoresha abandi baturage bo muri Walikale bakagenda babumvisha uko bimeze, bababwira ati niki. Akurumva ntago ari ibintu ubwo byatangiye. Bimaze igihe bikorwa, nibyo nakubwiraga ati M23 iki keneye kugira ngo ifate Walikale. Na makuru ahagije n'abikoresha bahagije kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Kuko bino bice byose nibyo byari by'ingenzi, nibyo byari binagoranye, kuko ni habahibirigi bahereye bigisha bano baturage ibijyanye na M23 babwira ko atari abakongomane ahubwo ari abanyarwanda. None kugira ngo M23 bigenze neza cyane yakoresheje abandi baturage n'ubundi bo muri Walikale, ikoresha n'abandi bo mu bindi bice binjira muri Walikale. Cyo bagiye bakora, bagiye bafata abo baturage bakabakuramo iyo ideology bari barabashyizemo, navuga ko ari ideology itari nziza cyane. Barangije rero M23 yinjiye uno munsi, noneho yinjira batari kuyirasa, igenda rero irasana na za Wazalendo abanze kumva ibarasi bakemura ku bwishi. Ubu tuvugana rero amakuru mfite nuko iri kuzamuka yerekeza muri Walikale centre, ndetse akaba ari hafi kuza kuyifata. Kandi bwana Fils, nubwo mvuga ngo Walikale centre iyo uyifashe burya ntago biba birangiye, haba hari ibindi bice byinshi bikaze, harimo nk'ara ku kibuga cy'indege cya Mubi, harimo Kigoma, harimo Rubutu, gukomeza kugera za Gisangane. Amakuru ahari rero uko 23 ubu tuvugana kiri gushaka ari kugenda nyine kakomeza no muhanda gafata Walikale centre kagenda za Rubutu gakomeza mu mashyamba ikerekeza Gisangane. Ngaho nguko nuko bihagaze. Hano muri Walikale hatuyemo n'abafaransa, ariko buri amakuru barafite icyo bazahita babakorera. Abafaransa nibo bahatuye cyangwa ubwo n'ababirigi? N'ababirigi n'abafaransa bafite modifesi zabo ku ruhande, ariko abafaransa beshi bari Gisangane. Nanjye nicyo nishatse kuvuga. Abo kurera. Nako bihagaze. Reka dusoza amakuru yacu, tubibutse ko Kisekedi tuvugana hari ibiganiro arimo na Perezida Evariste Ndayishimiye ku murongo wa telefone. Ayo makuru mu kanya gato yanyaguyeho, ndaje mu kanya ndaza kuyabasobanurira mu kindi kiganiro gikurikira. Bye bye.